What's up YouTube? So welcome again to my YouTube channel. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo wakibekingira chocolate cake imeze neza Murugo. So turatangira rero amagi abiri urafata uyashyire muri container wateguye hanyuma ushyiramo isukari yawe. Rero abantu bari bashyashya hano cyangwa bambonye bwa mbere ni butarakora subscribe, please kora subscribe hanyuma tujya tubana nyamwereza mu recipes menshi agiye atandukanye uko wakikorera ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu rugo kandi mu buryo bworoshye. Se numara gushyiramo rero amagi yawe muri bowl yawe uri bushyiremo isukari ihagije, but for me nabanje kuyakubita kuko urashyiramo isukari ihagije. Rero kuri keke umuntu ashyiramo isukari bitewe n'uko keke yifuza kurya. Iyo ushaka keke iryoshye cyane urumva wongera isukari, iyo ushaka nyine iringaniye noneho ngiye nashyizemo nashaka gukora keke ya chocolat, niyo mpamvu uri kubona isukari yabayemo somehow nyinshi kubera ko iriya cocoa powder bifite akantu ko kurura ukuntu, and then nangije ndabivanga gutyo neza. Hanyuma rero nkomeza kubabwira yuko iki gihe noneho naje no kunkunda by fire by force. Uri ushyiramo amavuta rero makeya agereranyije hanyuma ushyiramo n'amata hanyuma uvange. Last time na ejo bundi yashize nakoze video ndi kubereka uburyo bakora probiotics, ariko nabonye abantu benshi mutarebye iriya video kandi iriya video pe nayo bakorera numva ko ari ikintu kirenze ngiye kubaha, but you people sinzi icyo mushaka. So uri bushyiramo ka vanilla rero, vanilla ushatse ayishyiramo cyangwa ntuyishyiremo cyane ko tugiye gukora iyi ya chocolat. Ufata ifarini yawe, ngewe nashyizemo ibiyiko bibiri bya cocoa powder, bitatu. Nakoresheje ibiyiko bitatu bya cocoa powder and then ndabivanga gutya. Impamvu n'ubundi wari gukoresha bibiri ariko nyine nashyizemo bitatu because I wanted to be more dark. Okay, nshaka kuba chocolate cyane, and then ndangije bivanga n'ifarini rero yaramagarama 250, yaramagarama 500 I mean, and then ndabivanga umva ibintu so ndabivanga gutya, and then uyitushyiramo na chapamandazi cyangwa baking powder hanyuma ukabivanga. Iyo bishatse rero kugira keke yawe kuba soft cyane ushyiramo na bicarbonate, baking soda nayo uyishyiramo gakeya like nyine a teaspoon nuko nguko. Ndangije kubivanga gutya rero muri kubibona ukuntu byari bimeze. Nasizemo even a pinch of salt, yanasizemo akunyu gakeya gake cyane. Ndangije rero mfata cya gipondo nkivanga na bya bindi by'amazi nyine wet ingredient nkivanga na dried, and then ndabivanga neza gutya kugeza ubwo ya farini uza kuyishyiramo igashiriramo, and then ugenda wongeramo amata bitewe n'uko uri kubona igipondo cyawe kiri gufata. Rero ndi hano ngo mundebe mu nkunde twige tumenye guteka, tumenye utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Even ndi gushaka kubikorera video iki cyumweru ntikiri bushire ntaberetse uburyo wakikorera chocolat mu rugo. Tuzakora dark chocolate, tunakore white chocolate. Abantu bari interested please ntimuzacikwe, urakanda subscribe hanyuma video izakugeraho ku gihe kandi udacitswe. So ndagenda nongeramo amata gutya gake hanyuma igipondo cyacu kugeza gifasha. Abantu benshi batinya ibintu byo guteka, I don't know why. Abanyafrika nyine kumva ko ibi bintu ari ibintu bisaba ubuhanga, ubwenge burenze. No, ntabwo biri ibintu bigoye rwose. Iriya keke nawe wayikorera mu rugo, like bwanagize birthday, a friend had a birthday, ukumva ko ngiye mpamvu nkunda kuyikorera for me. Keke ngiye nakoze ibiryoshye. Even nindi gukora n'umushuti wanjye urumva nakoze keke ndayimereza ra testing, and then after ayihereza na sister-in-law we na warayikunda, and then her sister-in-law niyo mpamagaye ati I have nyine mfite umwana mu rugo wagize birthday, I want you to make a cake for her. Nyine bwa buryo bwa cake yanjye nta bintu byinshi nyashyiramo ngo bikabye cyangwa iki. This is how nyikora kandi kaza iryoshye, iri na karite nyine nziza zitandukanye na za zindi tugura buriya ziratugura kenshi
usanga bishyiramo utuntu nyine kuko ni business, they want nyine bashaka ibintu binini, yeah, something like that. Hano nahise nyishyira kuri baking tray yanjye na sizo ya baking and cooking paper kugira ngo itaza gushirira cyangwa itaza gufatamo hasi, and then ndangije nyishyira mu ifuru nyi baking for 35 minutes nyine nuko nguko kuri 180. Ya nuko nguko cake yanjye yavuyemo yabaye muri kona kuneri yabyimbye, ushingamo akantu wagakuramo ukabona idafashe ukahita umenya ko cake yawe yahiye. Nuko nguko cake yacu nimeze. So nisenge ndayidekora nuko byose hano ntayishyizeho. Hano ndi gukora yo ya baking paper, muri kubona kuntu hasi yari imeze, ikona ko imeze neza kandi ikona cake yacu yari yoroshye kandi inaryoshye, sinzi ko nabivuga. Ndangije rero mfata icyuma ntangira gukata twatunika ku ruhande tuba dukomiye, kuko icyo tuba dushaka gukoresha nakakimbere koroshye kuri cake, ntago ari ngombwa gukoresha biriya bikomeye. Bikomeye bishobora kubikora babandi bakoresha creme, niyo bifata ibivungura bakabishyira muri creme bakagenda munga nyine hano cake yagiye yangirika cyangwa yagiye icikaho. Ya nuko nguko maze rero gukata cake yanjye nahise nyidekora tsala. Nuko nguko rero cake yarangiye imeze. Niba ukunze iyi video isharinga abandi, ujye muri comment niba ari kitasobanukiye umbwire ngo usobanurire, kandi wibuke gukora subscribe. Abantu twabanye muri iyi video, bye, ndabakunda.